Yes, reka rero nongere ngusuhuze shuti mukunzi wacu wa Blessed Family TV. Reka nizere ko uri amahoro, nizere ko ukomeye cyane, nizere ko Uwiteka akomeje kugenda akurinda aho erereye ari hose. Hanyuma rero bakunzi bacu, bibaye ngombwa ko ngaruka none ahangaha kugira mbabwireho ano makuru gitaraganya agezweho none ahangaha ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero kugeza amagingo ayangaya intare za Sarambwe cyangwa se M23 ubu tuvugana imamaze kuba ikora amateka akomeye cyane. Niki kintu cyabaye rero mukunzi wacu, niki kintu cyabaye gikomeye cyane angahe intare za Sarambwe zaba zakoze. Ibi ngibi rero byose nabifite rwose muri amakuru neza cyane 565, aho rero ngiye kugenda nkubwira akantu ku kandi uko byifashe hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bakunzi bacu, ntago byoroshye abe na gatoya. Ubu tuvugana M23 imaze kuba icanganyikisha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya FARDC, aho kugeza amagingo anga ibintu byamaze kuba bikomera. Hari umugabo muremure cyane w'inzobe cyane usa nkaho ari umuzungu. Uyu mugabo ahagaze ngahitwa Warikare, ngari kureberera cyane iyi Warikare uburyo ki M23 ishaka kuyigarurira, yarangiza ngagaseka gatembagara cyane. Niki kiri gusetsa uyu mugabo uhagaze muremure cyane usa nkaho yambaye imyenda y'igisirikare cya kera y'Abafaransa cyangwa se y'Abashinwa. Ndaje ndabikubwira neza cyane gatanu kwagenzi kako, ndabikubwira wagira ngo n'umusirikare kubw'abami. Uyu musirikare ni gati ki kuki ahagaze hariya muri Warikare, ubundi ntago yaba yagiye no guhagarara handi. Ndaje ndabikubwira neza neza, ameze nka wa wundi ngo ni Goliyati, ameze nka babandi babambye Yesu. Uyu nguyu rwose ndaje muvugeho n'icyamuzanye n'inshingano yahawe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cya Kongo nyakwaha Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Byose rero ndabifite neza cyane 565. Hanyuma bwa mbere na mbere mu rugamba hagaragaye ikitwa amafarashi. Iyi ni intwaro nshyashya intare za Sarambwe zazanye. Ewana ngaba abahungu noneho ntago bari kurwana gusa byoroheje, ngo bafite n'ikitwa ifarashi. Izi farashi rero zaba zaturutse ndaje ndabikubwira neza cyane gatanu bwageze kako. Ikijyanye n'urugamba cyo turagifite amakuru rwose arahari kandi menshi kandi meza kandi aryoheye amatwi yanyu. Harimo kuza kumvikanamo ijambo bita revenge, ijambo bita kwihorera. Harimo kandi kuza kumvikanamo amagambo menshi cyane agiye atandukanye rwose ndabifite muri aya makuru. Byagiye bivugwa byose, byatangajwe byose ndabifite rwose. Uraje ubyiyumvire neza cyane nawe gatanu kwagenzi kako muri amakuru ngiye kugenda nkugezaho neza cyane 665. Nitwa Pacifique, hano ni kuri Blessed Family TV. Uwiteka akomeje kugenda abana namwe, ndabakunda cyane. Hanyuma rero munyemere twite dutangira aya makuru mu buryo bugeze gute burambuye. Hari mu masaha ya mu gitondo, genda cyekana nisinziriye ndimo no kwirotera Imana irimo impimigisha myinshi cyane, ndimo nirotera ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nibwo nagiye kumva telefone nkuye mu nzozi zari nziza cyane nari ndi kwirotera. Ngiye kumva numva amakuru ari kungeraho gitaraganya avuga ati ubu tuvugana ati ahitwa Warikare FARDC irimo iraririmba ngo bye bye ngona. Kakaririmbo k'abana ngo bari kuririmba basezera Warikare babibwira ngo bye turagiye. Bitewe n'ikirero, bitewe n'uko intare za Sarambwe ngo zazindutse zicana cyitwa umuriro, ikintu cyitwa urufaya rw'umuriro rwumvikanaga cyane hano mu mashyamba ya za Warikare. Mu by'ukuri ibintu bigaragara cyangwa byumvikana nuko hano coalition yakomeje kugenda ikora ibishoboka ibyo byose ngo irebe ko yarushaho kugenda imera neza, ariko ntago byigeze bibakundira. Ahangaha intare za Sarambwe zagiye zikora icyo bita navuga ngo ikira zakoze icyitwa revenge, zakoze icyo bita operation rimburana n'ubutaka, operation shwanyaguza, hanahita gukira operation bade. Ira operation bakoze rero ni operation ubundi binjiye nijoro. Abantu mushobora kwa mwarakoze ibintu by'igisirikare mubizi muze kunyandikira muri comment. Ni operation yabaye mu masaha y'ijoro, ariko ibyari ijoro rishyira ku rukerera, kuko hari mu masaha za saa 7 z'ijoro, hagati ya saa 7 na saa 5 n'igice z'umugoroba, ubwo nuzu munsi w'ejo z'ijoro bose byabaye nijoro nibwo operation zatangiye. Bwagiye gucya mu masaha saa 11 za mu gitondo intare za Sarambwe zamaze kuzenguruka ibice byinshi cyane bya hano muri Warikare. Ibi rero byatumye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo bitumvikana neza, bitewe nuko kimwe cyashinzaga ikindi ubugambanyi. Uko n'ukuri mbabwiye
bitewe n'uko kimwe cyashinzaga ikindi ubugambanyi. Hano rero bagambaniranye ku buryo bukomeye cyane. Bakunzi bacu, n'ukuri kose ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya. Namaze kubibona ko bino bintu bitazanoroha, ahubwo bizakomera, ahubwo bikanarushaho. Ko n'ukuri rwose ibintu bizakomera kandi bizarushaho ku rwego rwo hejuru cyane. Hano rero abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bose ntari zasarambwe zakuburiye ahitwa mu mwobo zabakururiyemo zinabatsindagiriramo kabisa ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha rero bahuye n'uruva gusenya ku buryo bukakaye bwo ku rwego rwo hejuru cyane. Aba n'abasirikare b'abarundi bakubiswe ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'abarundi kugeza amagingo ahangaha biragoranye kongera kubabona mu rugamba, biragoranye kongera gupfa kumva ngo baje kwataka nk'intare za sarambwe nk'ibintu ngo byagenze gutya na gutya. Reka ahangaha rwose umwana n'andi bakubita umwana akavuga ngo umwana ararira ariko nyina ntagire gute ntiyumve. Ivumbi ryatumutse ku rwego rwo hejuru cyane. Ngayo nguko rero bakunzi bacu, ntabwo ibintu byoroshye habe na gatoya, bikomeje kugenda bifata indi ntera. Bikomeje kugenda bifata indi ntera ku rwego rwo hejuru cyane. Hano ngaha rero hari amakuru yakomeje kugenda acaracara avuga ngo Minembwe ngo n'utundi duce tugiye dutandukanye ngo twose twaba twagize gute, twaba twafashwe na Kinshasa. Ku munsi w'ejo barahabyinnye barishimisha bakora buri kimwe cyose ngo bishimishe, ariko birangira n'ubundi bitagize gute, bitagenze neza nk'uburyo kiba bishakagamo. Ayo nguko rero bakunzi bacu, mu by'ukuri ikintu kijyanye n'urugamba abona ko cyakomeje kugenda kigera gute gifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma munyemerere twihute cyane twigire mu yandi makuru n'ubundi akomeje kugenda atangazwa. Mbabwire ko kugeza amaginga ya ubu tuvugana none aha kuri itariki M23 yamaze gusinya yuko igiye kujya gufata umujyi wa Uvira, igiye kujya gufata ibice birimo nka Prendre Ruzizi, igiye kujya gufata ibice birimo nka hano ahantu hano gatoya urenze Bibogobogo manuse hano usa nuza hano muri Haut Plateau. Hano muri Haut Plateau bashaka kuza kugira gute, kuza kuba bagira gute bahafata neza cyane rwose, gatanu kuri kagenzi kako. Ngayo nguko rero bakunzi bacu, ndababwiza ukuri ko ibintu bitoroshye habe na gatoya, bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahangaha no handi tuvuga ngo Uwiteka Imana niyo igiye kugira gute kwiyizira mu rugamba, kubera yuko hano umwana w'umuntu ntagaraza kubasha kuza gutsinda runo rugamba, kubera yuko ahangaha intare za sarambwe nizitaza gukenera imbaraga z'Uwiteka ntago zishobora kuza gutsinda runo rugamba. Coalition iragira gutya ikabugacya igahondagura M23 nayo bugacya igahondagura coalition. Mana nyangasani sinzi uburyo nababwiramo, ariko noneho haraho bigera nanjye nkavuga ati ibi ni ibiki koko ko bikomeje gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero bakunzi bacu munyemerere mbashimire. Hanyuma mu kanya gatoya ndaza kuza mbazaniye andi makuru ari breaking news. Ayo niyo makuru y'ingenzi nari mbonye, narishatse kuza kubasangiza, ariko mu kanya gatoya bitewe nuko ari byo nari nkirimo kugenda nkora, ndaza kubageza andi makuru ku buryo burambuye. Mwebwe ntimuze kubura cyangwa se ntimwibagirwe gukanda subscribe muyikande mwese, hanyuma munakanda like musangize kino kiganiro bagenzi banyu, hanyuma biraza kuba bigenda neza cyane. Nitwa Pacifique, dusubire mu yandi makuru aza kuba ari imbere mu kanya gatoya. Bye bye.